babaye kumva inkuru imeze kuriya ngo Dizo yapfuye nkatekereza imanza bamucire bavuga ngo kuya dapfa hani byancenguye umutima ndibaza se kuki abantu koko turemye gutya gese ngo uzapfa ryari zira message yakiraga zubwazo zira message yakiraga ni bamwe mu bantu ntago ari bose ni bamwe mu bantu bamwe mu bantu nyine zira message yakiraga zo kumucira urubanza ngo kuya dapfa se kudapfa se ko kidapfa ibintu nk'ibyo zira message zubwazo aho kugira ngo ukira ahubwo uraremba nago mwigeze mu hagahenge mwebwe abantu mwakoze iryo kosa mukamwifuriza ibyo byose mukamuvuga nabi mukagira gute mwege mwakoresheje ayo magambo muvuga ngo yukadapfa ngisinga iki kizapfa ryari ngo umuntu ngo baravuga ngo harabura ngo ukwezi sinzi kuntu babivuze ngo kumbi ngagiye kumara imyaka mwene ayo magambo ari mu magambo yagize uruhare runini ko Dizo ajya mwitaka nge mbibabwire abantu dufite ese abantu umuntu twabushyize birababaje abantu umuntu twabushyize imize bite nje niko mbyumva kubera yuko nago byari byagakomeye nka gutya nga habwa kato niki mu byukuri Dizo icyo gihe ari wa muntu twika ari kijama kiza pe mana umubiri ubyara udahatse umubiri ye baba umubiri urakasa mutwe umubiri we Ego umubiri niyo mpamvu umunyarwanda aca umugani ngo utazi umwanzi asiga umubiri sinaryema Bego umubiri ndabyibuka yigeze kumamagara nanjye nyiri muri bya bihe nkirakana nyine bakundi bukiza muri showbiz wirekura ibintu bitarakomera niki ndabyibuka ndi gutanga ubuhamya bwanjye buri kugenda bugira ku bantu bamwe na bamwe mu bantu bankomeje mu bantu bamaye umutima ukomeye mu bantu bamereje kwaje cyane na Dizo arimo Dizo ndabyibuka yatse nimero zanjye umukobwa witwa Teta w'umuhosta ubu ngubu abarizwa Rubavu Teta ndagusuhuje umwe barankuruye kubaka tereka tuvugana ariko ndavuga ati se tuvugana iki ko ngiye mfite ibitotsi mfite gahunda mu gitondo bimeze bite Kamaro abaramubwira ati nese Jack uramushaka hiki Kamaro niba yaramurebye agahita abona umuntu simbizi Kamaro baravuze ati ntacyo Jack we vugana nabo nta kibazo babanyeretse badge zabo ikarita ati twebwe turabakozi ba RIB ati wakoze iki ati wowe urahungabanya isi yose wowe ndavuga ati ariko n'ubundi nsanzwe ndi rutwitsi ntago binari ibya danje wumvaga ari utuntu tworoshye baravuga ati nta kibazo usanzwe utwika yego uri umuntu wacu turabizi ariko wakoze icyaha cyo kuharabika umuntu mu ruhame urabizi ko bihanirwa ndavuga ati turashize ngiye gufungwa niko nababwiye atabwo jya mu modoka nta pingu tukwambika twakubashye kuko twebwe twubaha umuntu wese ntago twagufata nk'inzerezi kandi utari inzererezi inzerezi nizo twambika ipingu ndavuga ati okay rwose njya mu modoka rwose nta nubwo ari n'imodoka RIB nge ninjiye muri ako nge ndi n'icyamamare nagiye mu modoka nziza sha natwe pe badutwaye imodoka nziza reka imodoka cyakoze sha ewana chance kabisa nubwo nagiye ngararamo ariko mwantayemo banwaye mu modoka nziza nikundira nagashyushye umwana rwose nge nikundira ishyushye umwana w'imfura nge nikundira ishyushye nikundira agatoki ewana ubuzima bugakomeza ubwo nyine nuko byagenze basanze ndi muzima bagisanga ndi muzima baravuga ati ibi bintu biterwa n'iki ntakiyo byabwenge unywa habe na kimwe ibi bintu biterwa ndavuga ati rero ngewe ubuzima bwanjye ni gutya na gutya mbabwira ABCD na hamwe nabahishe mu izina rya Yesu abanyarwanda murabizi uko nabibabwiye hari nibyo nari narabahishe nese mfungura umutima mbwira ababyeyi baravuga ati rero umukobwa wacu tugiye kuhereza umuganga uzajya ugukurikirana umunsi ku wundi ndanabashimira muri ababyeyi muri imfura cyane mwamaye umuganga kandi arimo arabikora neza nanjye ubwanye ndi kumva ndi gusubira ubumuntu kuko hari ukuntu uganira n'umuntu utatereranwe ukaganira n'umuntu utigeze utereranwa nyine ukumva urabohotse ukumva urishimye ukarya bikamanuka ewana ukarelaxing ukaba umeze gutya wawo ukavuga ati wawo kiri bukubeho urakigendana pe aho kugira ngo Jackie atahe nge mu rugo iwanye nge kurambika umusaya ndakomeza ndashogoshera nyirakaguru nyirakarenge ndagira njya kwa Kasuku
Gasuku abarambwiye ati bimeze bite, ati ngewe ati nkeneye yuko nguhindure bino bintu ngo ibiki n'ibiki. Nabwo ati wabaho none uvuze inama nzima wabaho kubera yuko ni wa muntu wansemburaga n'ubundi nkakora ibigize icyaha. Ndavuga ati wabaho none wagize akengera nako namubwiye. Noneho Kamaro aravuga ati mana we sha Jackie izina ry'Imana mfite ubwoba pe, ati mukobwa wanjye uko wari warahindutse ubundi abo dayimoni baturutse. Nabwo ati baturutse kuri bene wanyu nako namubwiye. Ubwo birangije dukorana ikiganiro kwa Kasuku, ngira ngo mwarakibonye. Yego Iryo joro wumve nakoze ibiganiro bitatu umunsi umwe urekuru ndakasa mutwe umunsi umwe kwa buryo nakoze part 1 na part 2 kwa Kasuku makora ikiganiro kimwe ubwo ibiganiro bitatu ikiri bukube burakigendana wamfura we. Ubwo ngubwo Njuga na Kamaro ndabyibuka ndimo ndavuga urugendo rwanjye. Njuga na Kamaro barambwira ati Jackie ko tubona ni utuhenikeni twawe tugushiranye na emvanyo duhenikeni kwa buryo bari bankubitse imamba rwose henikeni. Ariko njya ninkora turi muri envelope. Wazitwaye muri iyo bag yawe se? Oya na sha wapi pe uyu munsi ndi kunywa fanta mwamfura. Oya wazitwaye muri iyo bag yawe icyo gihe? Nari mbufite muri envelope. Bwari bwinshi. Noneho bakamara avuga ati ubuhenikeni ko bugushiranye twagiye kwa Kibonke kwa Karabutoni tukarya tukananywa utundi duhenikeni. Ndavuga ati ko numva na apeti mfite mwabantu ko numva byakomeye. Bavuga ati tugende gake gake utaza no kugwa iwawe mu nzu. Yego turabona utameze neza. Turagenda gake gake n'amaguru tuba tugeze kwa Karabutoni mu gipangu ngo ba tuba tunyweye byeri turanywa ubwo ni Henikeni sinigeze mvanga. Kamara rwose mbere imfura arakomeza nywesha Henikeni. Ubwo mfite gahunda mu gitondo yo kujya kureba umuntu. Ndavuga ati rero dore bigeze saa 3 hafi saa 4 kandi mu gitondo saa 3 ndajya kureba umuntu. Yego ni nako nababwiye. Baravuga ati naribe reka tugende kuko twe tugiye gukomeza kujya kureba match wowe ubwo mugura itutaha. Sidusohotse gate abasore babiri rwose bihangange byiza ibisore by'ibifura rwose binyamutara byiza umva inkotanyi cyane. Ikana nabivuge gutyo. Baravuze ati Jackie bimeze bite singira ngo nabantu basanzwe ngira ngo nabasivili bari aho ngaho birwa batesha abantu umutwe. Ati bimeze bite ntabwo ati mwana ngewe nisindiye na bya bigambo byanjye aka nigendere. Ubwo Kamara mfasha arya mu kaboko ndavuga ati ni twigendere Kama tugeze imbere. Umwe barankuruye kubaka ati reka tuvugana ariko. Ndavuga ati se tuvugana iki ko ngiye mfite ibitotsi mfite gahunda mu gitondo bimeze bite. Kamaro abaramubwira ati nese Jackie uramushaka hiki. Kamaro niba yaramurebye agahita abona umuntu simbizi. Kamara baravuze ati ntacyo Jackie we vugana nabo nta kibazo. Babanyeretse badge zabo ikarita ati twebwe turabakozi ba RIB. Ati wakoze iki? Ati wowe urahungabanya isi yose wowe. Ndavuga ati ariko n'ubundi nsanzwe ndi rutwitsi ntago binari ibya danje. Wumvaga bituntu tworoshye. Baravuga ati nta kibazo usanzwe utwika yego uri umuntu wacu turabizi ariko wakoze icyaha cyo kuharabika umuntu mu ruhame. Urabizi ko bihanirwa. Ndavuga ati turashize ngiye gufungwa niko nababwiye. Atabwo ajya mu modoka nta pingu tukwambika twakubashye kuko twebwe twubaha umuntu wese ntago twagufata nk'inzerezi kandi utari inzererezi. Inzerezi nizo twambika ipingu. Ndavuga ati okay kose njya mu modoka rwose nta nubwo ari n'imodoka RIB nge ninjiye muri ako nge ndi n'icyamamare. Agiye mu modoka nziza sha natwe pe badutwaye imodoka nziza. Ega imodoka cyakoze sha ewana chance kabisa. Nubwo nagiye nkararama ariko mwantayemo banwaye mu modoka nziza yo z'amafime umva byiza urumodoka ewana. Ndavuga tubundi aba nibo basore cyayemo sangamo indi mfungo bari bafashe y'umugore n'undi mukobwa bakorana ku ruhande. Umusore aranyegera kabisa ndicara ndavuga ati ntaribi nandi basore imbere. Turagenda tuba tugiye igikondo ko byari ninjoro. Tugenda igikondo byari bimaje kugera saa 6 ko twabanje turahagera turaciringa bakabanza baranyumvisha rwose ngo nta kibazo wo muri urataha. Ndavuga ati nuko ndavuga ati se Kamaro wanjye ko mushaka watse tukajyana ko nta mwanya urimo reka araguherekeza. Yigeze aza naragiye nkigerayo baravuze ati umukobwa wacu mu mutwakiriye. Ndavuga se baranyakira gute ubwo nta pingu nambaye naryo pe reka niko nambona babandi baba bambaye uniform haba haje umukobwa bankubise igipingu. Ndavuga ati ye bya bintu se biriseriye. Ati ahubwo sha hano
ndavuga turamenye ntunkoreho ntunkubite nako namubwiye ntunkubite pe n'ubundi nago ndiho meze nabi ati ntago turwana n'ubundi rwose sindiho meze nabi ati humura wa mukobwa wacu nacyuba humura rwose tugiye kugushyira hariya nyine uburyamyeho mu gitondo urataha ndavuga ati naribi nkinjiramo muri gereza ati ye imfungwa ati Jackie ati na muheto yararaha ndavuga ati sha burya n'urwa twese kabisa n'urwa twese nyine umuntu wese ukoze ibigize icyaha baravuze ngo none se wakoze iki ko twari tuzi kumeze neza muri ino minsi wakine wakoze iki ndavuga ati rero ikintu nakoze mani nandagaje umuntu mu ruhame ndumva aricyo kintu nazize kuba nafata impeta nkashyira tuwarete kandi ko wabitekereza ukumva niko ni ukuri ndavuga ati kuba nafata impeta nkahita muri tuwarete ibyo byo nibisanzwe na filime umuntu yayikina ari guta impeta muri wese ariko mu by'ukuri navuze amagambo atari meza ndabibabwira urumva n'isengesho ryari riteye ubwoba ndabibabwira baravuga ati kuri akasa mutwe mwa ahubwo barambwira ati rero Jackie wiryamaho hasi kuko haba hari hasi n'ahandi hejuru ati wiryamaho hasi aho ngaho harekera abo ngabo ati zamuka ati turemera tubyuka ariko wowe uryame shamani narubashywe abantu bose twafunganywe mani baha umugisha mwanyeretse urukundo mani cyazi wallahi kamabwiza ukuri izina ry'Imana burya nubwo dukora amakosa hari n'ibyiza tuba twarakoze bisigara mu mitwe y'abantu urumva narubashywe Sando narubashywe bimwe biteye ubwoba nararyamye ndasinzira amereza ikuvuro ndiyorose yego bo baremera baricara turahingikiranya ariko baremera bavuga ati ryama akamatora gahura n'intuza n'ikibambazi gahura na sima ariko naribi imibu ndavuga ati mbega ubuzima we mbega duniya uravuga ati sitaongeza tena ndakarabaga amazi uko nyashaka amazi y'ubuntu araryoha ariko abaryoshya amazi ya mu gitondo mana we nubwo nanze amahirwe nsanzwe nkaraba amazi akonje niyo mahirwe iyo mandi wa muntu wamenyera amazi ashyushye nari kuba mfite ibibazo nari kuvamo narwaye cyane nubwo nagezeho nkarwara ariko nari kuremba ndayakaraba koko ndayafiringa turagenda turanyara ubwo nyine unyara mu gitondo saa 10 ukongera kunyara saa 6 z'amanywa mukongera kunyara nijoro ndavuga ati mbega ubuzima mbega iduniya apana bimwe byo kunywa byeri 15 uzi ko buri ka mwanya uri bugende koko baranatserezaga ati wowe uvuye mu tubyeri twebwe twarumye imihogo yarumye ndavuga ati ngo yes cyo koza mani nahakuye inshuti muri gereza hari n'abajyaga bansura nyine Imana ibaha umugisha tubiziranyeho murabizi mani muri ni gato nanjye kabisa ni gutya ndahari nago nzabatenguha ariko mani ubuzima bwa gereza ni danje ngayo ngo kurugendo rwa Jack impungure mwana impungure naziryaga ninjoro nashonje meze nabi ubundi sinaziryaga nagiraga amahirwe nkabona afande imfura cyane iraje ravuze ati umukobwa wanjye muwe mumusohoyeho gato atavuga ati afande birakomeye munda ati mwana watakira amata n'agatoki nkavuga atahwi kubera yuko ndwara igifu ariko n'izina ry'Imana bansohoraga nabaye nk'indembe ko naragiraga ndi gutitira bagatanyihera amata cyakoze sha mwarangaburiye mwaranywesheje ariko iyo byagageraga ninjoro bana we nararembaga byatari kubera inzara bigakomera nyine umuntu aba yaramenyereye kwirira nka 3 ku munsi cyangwa 4 byabaga byakaze so rero urugendo rwanjye n'urwo ngurwo barantwara barampima basanga nta kintu nanywaga barantwara barampima bampima urumogi kuko baba bazi yuko abastari twebwe dufata igikoresho hari n'ukuntu nge nakitinga nk'umurara kandi ntari umurara burya buri kintu cyose isura y'akazi twambaye ntago ariko tuba dusa mwana ibyo navugaga mu by'ukuri barampimye basanga nta kibazo mfite kandi koko nta n'igihari ngewe nago ngewe mfata umwotsi wapi ngewe ndinywera inzoga nkinywera B1 gin yanjye company yanjye namamaza mwampfuramwe sha nukuri kw'Imana niyo nzoga ninywera nkinywera nako ka juice nako gahenikeni naribi ukunda nagashyushyu nikundira nagashyushyu umwana rwose nge nikundira ishyushyu umwana w'imfura nge nikundira ishyushyu nikundira agatoki ewana ubuzima bugakomeza ubwo nyine nuko byagenze basanze ndi muzima bagisanga ndi muzima baravuga ati ibi bintu biterwa n'iki nta kiyobyabwenge unywa habe na kimwe ibi bintu biterwa ndavuga ati rero ngewe ubuzima bwanjye ni gutya na gutya mbabwira ABCD na hamwe nabahishe mu izina rya Yesu abanyarwanda murabizi uko nabibabwiye hari nibyo nari narabahishe nese mfungura umutima mbwira ababyeyi
baravuga ati rero umukobwa wacu tugiye kuguhereza umuganga uzajya ugukurikirana umunsi ku wundi. Ndanabashimira muri ababyeyi muri imfura cyane mwamaye umuganga kandi arimo arabikora neza, nanjye ubwanjye ndi kumva ndi gusubira ubumuntu. Kuko hari ukuntu uganira n'umuntu utatereranwe, ukaganira n'umuntu utigeze utereranwa, nyine ukumva urabohotse, ukumva urishimye, ukarya bikamanuka, ewana ukarelaxing, ukaba umeze gutya, wow, ukavuga ati wow, ukajya no mu gasiporo, ukajya no mu kagenge no muri gym. Ngewe rwose ubwo 2025 ni ingamba nshya mwokabyara, ingamba nshya pe, ni ingamba nshya. Uyu mwaka waradushyuhije, uyu mwaka waraducuritse, mana mbega umwaka mubi we. Uyu mwaka tubuza abantu, uyu mwaka tubuza ubumuntu, uyu mwaka tubuza imfura, uyu mwaka mwokabyara, uyu mwaka uzarangira. Ngewe nige mbireba nkabona uzarangira, turafunzwe yo ntabwo nzabyibagirwa, nawe atakugira mbyibagirwa, ndanabyiyandikaho. Uyu mwaka turafunzwe, Jack arafunzwe, Jack kubica bigacika arafunzwe. aba n'abanyamakuru ati Jackie nubafungishije, ariko ntekereza ko ubyumva gute, buretse gato bazivuge, ntabwo Jack aradufungishije kuko ntabwo ari we wavuze ngo mukore ibyo, ahubwo ntekereza ko burya biba byiza iyo umuntu agiye agira umutima nama, icyo bita conscience, umutima ukakuyobora ati iki kintu gikore cyangwa se wigikore. Kandi wenda rimwe na rimwe hari igihe bitubaho kugira ngo bitwige, ntabwo igihe cyose twazajya bifata nk'ishuri. Ntabwo igihe cyose umuntu yazajya akora ibyiza gusa n'akabikaraza kakitambika, ariko mu by'ukuri ikibi nikikaturusha imbaraga. Dushimire RIB. Ngiye mu by'ukuri man, ntago ngiye abanyamakuru ari ngiye babafungishije, oya nabo ubwabo baguye mu cyaha nk'uko nanjye nakiguyemo, bacishwaho akanyafu. Ubu twiteguye gukora ibintu bizima. Wiyumvaga gute bavuga ko ari wowe? Nagiye nanabona bivuga ati ndarengana ngewe mwibinzaramo rwose. None se ubu ngubu reka mbabwira, na n'ubu nabonye hari umuntu ucara kuri kamera wagira ngo nagavuye, wajyavuye gusenga. Nabonye rwose avuga, ndavuga ati se uyu muntu basi yo yihana igihe gito akabanza gatuza. Gusa ngiye ikintu nabwira abantu, RIB n'ababyeyi, RIB ikubera mbi yo wigaragambije. Nibwo nyine ubona yo nibwo ubona nyine akazi bakora nyine byanyabyo. Ariko iyo uciye bugufi ukaba umuntu nyine kureka kwigira akagarara, bakwereka urukundo, bakakwereka umuntu. Ngenda nabashimira burya kuba baranyujije muri rashuri. Irashusha ndabashimira. Umuntu arabivuga ngo n'uburyarya, ariko nibyo. Iyo ntarinyuramo banza ne kuba ndakasa mutwaje. Ariko narinyuzemo ndiga, mbasha kumenya ati se umuntu twari kumwe amariye iki, yaramariye iki, mbasha nyine kumenya buri kimwe. Hari n'abantu bashyashya baje mu buzima bwanjye, Imana ibaha umugisha. Harimo abapastoru, harimo abafiyemeri, harimo abamama, harimo abapapa, harimo abana, harimo urubyiruko, hari n'abangumyeho, hari n'abamvuyemo mukomeze mugumeyo, hari n'abanciriye imanza. Mwebwe mwanciriye imanza mukanyifuriza gufungwa, mukabishimangira, mukumva nabambishwa, mukambambisha. Imana ibababarire. Yesu we. Jackie, ku muntu rero utarafungwa ukora ibigize icyaha koko, urifata ukavuga umwana nkanjye ukajya hariya kuko ukancira urubanza. Uri umuntu w'umubyeyi ufite abana mu nkenda kungana, ukancira urubanza ukavuga ngo ndi mu maboko meza, ngo mazima, ngo ndahantu heza. Uraryamye uri kuri double metero ya matora, kubera yuko man hari ibintu abantu bibeshyaho, bakumva nyine ikwera ko baba batarafungwa, bakumva gufungwa nyine ngo ni byiza, ngo ibiki sha mana nta cyiza cyo gufungwa, nubwo tugenda tukicara tukiga tugakurayo ubumenyi. Ariko mu by'ukuri niko rero nkubashije umuntu ushobora ko yakora ibigize ibyaha nihe nama wamugira. Barahari babikora, ibyaha bikorwa buri munsi. Barahari babikora bataranafatwa. N'ubushobora gusanga muri kiganiro harimo ibyo bigize icyaha. Umva nkubwire, barahari batarafatwa bakidebyembya muri no mihanda, nabi iminsi yabirabaze. Cyo nababwira kuko bira ni ibya twese. Mu gihe uri imihanda shumi yanjye, niyo waba utayirimo, uzi neza ngo ufite akazi uri gukora, karibu kugonganishe na leta, kuko leta ibiri mu buzima bwacu. Waba uri mu byiza, waba uri mu bibi, baraboneka. Urumva? Mu by'ukuri rero hari igihe uri no mu muhanda utwaye ukabugonza umuntu ukabura funzwe
utabiteganyije cyangwa uri kumwe n'umuntu mugiranye amakimbiranye mukubise icupa tayari ukabuguye muri gereza ubwo se urumva atari urwatwese mu by'ukuri rero tugomba guca bugufi tugaciringa tukamenya ibyo dukora tukamenya n'umurongo ntarengwa tugakomeza ubuzima mani inama nziza cyane ndumva ari ibintu byiza cyane aho ngaho kandi twiga ni byiza kwiga bihoraho ntago bijya birangira umuntu akamenya kuba hari aho atarenga bikaba byiza twirinze n'ibyaha Jackie reka nikomereze ku munsi w'ejo nibwo wari ufite agahinda gakabije wababaye cyane ndetse ntago nareka kuvuga ko ari we gusa ni twese muri rusange biteye agahinda n'akababaro cyane aho DJ Dizzo yitahiye turavugana ndetse navuga ngo Imana imuhe iruhuko ridashira aho wambwiye ati DJ Dizzo yankoreye ibintu undi muntu atankoreye cyangwa se yangiriye akamaro mu buzima ati none ko karitahiye kuki abantu turi indyarya reka mere kuri icyo kintu ubundi niki cyatumye witabana indyarya mu by'ukuri abantu turi indyarya kuko turi abantu nyine umuntu utari n'indyarya sinzi agerageza no kubyiga kugira ngo abashe kuba muri izo ndyarya nyine havanga indyarya ihimwa n'indyamirizi niko babivuga ariko mu by'ukuri ngiye nababaye kumva inkuru imeze kuriya ngo Dizzo yapfuye nkatekereza imanza bamucire bavuga ngo kuyadapfa mani byancenguye umutima ndibaza se kuki abantu koko turemye gutya gese ngo uzapfa ryari zira message yakiraga z'ubwazo ziriya message yakiraga ni bamwe mu bantu ntago ari bose ni bamwe mu bantu bamwe mu bantu nyine ziriya message yakiraga zo kumucira urubanza ngo kuyadapfa se kudapfa se ko kidapfa ibintu nk'ibyo ziriya message z'ubwazo aho kugira ngo ukire ahubwo uraremba ntago mwigeze mumuha agahenge mwebwe abantu mwakoze iryo kosa mukamwifuriza ibyo byose mukamuvuga nabi mukagira gute mwebwe mwakoresheje ayo magambo muvuga ngo yuko adapfa ngisinga iki kizapfa ryari ngo umuntu ngo baravuga ngo harabura ngo ukwezi sinzi ukuntu babivuze ngo kumbi ngagiye kumara imyaka mwene ayo magambo ari mu magambo yagize uruhare runini ko Dizzo ajya mwitaka nge mbibabwire abantu dufite ese abantu umuntu twabushyize birababaje abantu umuntu twabushyize imize bite none ikintu kiba gitangaje ni ukuntu wowe ubivuga wibagirwa ko hari uwawe wataha wibagirwa ko nawe ejo wataha mbese ukirengagiza ko wambaye uruhu ko wambaye umubiri ubu Dizzo mwibagiwe sho yariye Dizzo ubu ngubu tuvuga yuko mutazi Dizzo ukuntu yanganaga Dizzo ubu umuntu yari afite Dizzo ibikorwa yakoze muri ino si murabyibagiwe se kandi niyo mpamvu navuze ati Dizzo Imana ikubabarira ibyaha wakoze yibuka ibyiza wakoze niyo mpamvu iryo jambo narya ntago Dizzo yigeze akora ibyaha gusa n'ibyiza arabikoze cyane mu by'ukuri rero tujye twibuka ibyiza umuntu yakoze tunakunda umuntu akiriho tunamushimira akiriho byibura yitahira bizi neza ko umutima we nta rubanza cyane izina ry'Imana abantu twihutira gucira abantu imanza twebwe twisize twebwe twisize pe ngiye Dizzo byambabaje amarira narize nayarize nijoro arahagije Imana imuhe iruhuko ridashira Imana imubabarire pe ibyo yakoreye muri ino si nawe siwe n'umuntu yaracumuye nkatwe twese kandi natwe niyo nzira burya ikintu nabwira abantu basi byibura nuzajya ubura umuntu wawe cyangwa umujene ukabona ari guca hakiri muto bijye biguhereza isomo ry'ubuzima uvuga ati reka nanjye ngira icyo nkora byibura nsiga inkuru nziza ku musozi yego reka nanjye byibura ngira ikintu nkora kuko tumaje kubura abajeni benshi muri uno mwaka uyu mwaka tubuza abajeni pe none ngeye mbuze inshuti sinanakubeshya tubuza ab'umumaro kandi baravanga kabi naho kajya hagenda beza mu by'ukuri rero nituzajya tubona abantu nk'aba ngaba bagenda umuntu umunsi ku wundi agenda byibura bye bigusigira ikintu yewe muntu mukuru yaba mwana muto yaba rubyiruko yaba mujene yaba umupapa yaba mama yaba umuyobozi yaba umuntu wese
upfa kuba uri umuntu ibyo urabyo bigusigira memory y'ubuzima uvuga ati se ngiyewe ntashye bamvuga ngana iki nasiga inkuru ikimusozi nasiga iyihe nkuru mu by'ukuri bavuga ngo abantu bakunda abapfu yego dukunda abapfu kurusha abazima kuko iyo turi bazima tukiri muri buno buzima turatereranwa tugacibwa imanza ntagire uguhurura bukiriho nyine mugahurura tu ariko mu by'ukuri iyo umuntu apfuye nibwo ubona agaciro yari afite ibyo bintu mujya mubyumva cyangwa umuntu yafunzwe amaze nk'igihe kinini ari ahantu atabasha kwinyeganyiza nibwo ubona agaciro ke rero ikintu nge navuga kugira ngo agaciro kacu kajye kagaragara muri hahandi tutabasha kwivana tujye tukagaragaza tukibasha no kwivana hahantu ubuzima bukomeza Jackie wavuze ko yaguvuye depression yego ni ibiki ikihe kintu yagukoreye ko nijoro wavuze ati ibintu DJ Dizo koko yankoreye none aratashye Dizo ndabyibuka atari yarwara atarahura na bukira kibazo kanseri itarakura yari atararwara nje niko mbyumva kubera yuko ntago byari byagakomeye nka gutya ngo ahabwa kato n'iki mu by'ukuri Dizo icyo gihe ari wa muntu utwika ari kijama cyiza pe mwana umubiri ubyara udahatse umubiri umubiri urakasa mutwe umubiri we Mbega umubiri niyo mpamvu umunyarwanda aca umugani ngo utazi umwanzi asiga umubiri sinaryima mbega umubiri ndabyibuka yigeze kumamagara nanjye nyiri muri bya bihe nkirakana nyine bakunda ubukiza muri showbiz wirekura ibintu bitarakomera n'iki ndabyibuka ndi gutanga ubuhamya bwanjye buri kugenda bugera ku bantu bamwe na bamwe mu bantu bankomeje mu bantu bamaye umutima ukomeye mu bantu bamereje kwaje cyane na Dizo arimo Dizo ndabyibuka yatse nimero zanjye umukobwa witwa Teta w'umuhosta ubu ngubu abarizwa Rubavu Teta ndagusuhuje ntago nabura kukuvuga kubera yuko man nubwo tutagikomenikana cyane ari kuri inshuti tu naribi uwo mukobwa yarampostinze Dizo aramubwira ati nyeneye nimero z'uwo mwana Dizo aramamagara ndabyuka twavuganye isaha yose Dizo ararira ndarira aravuga ati Jackie ino mihanda urahura na byinshi wayijemo you be strong igakurwana igakuba intwari gikotanyi nyine iga gukomera muri wowe yego uzahura na byinshi uzahura n'ibibi uzatera imbere bagusubize hasi uzagira gutya na gutya kandi koko nahuye nabyo akugira inama yangiriye inama ambwira buryo ki ankunda mani Dizo mana we Imana iguhiruko ridashira mwayirukaga kuvugana ryari ntago mbyibuka sinaryimana hashize igihe mu by'ukuri Dizo sinzibagirwa amagambo yambwiye mu magambo yambwiye nibuka bintwari tu gagahinda kangera kumva ariko ngo bintwari muri ino si duhura n'ibizazane byinshi man ngewe Dizo yambabaje nkumva inkuru ngo yapfuye gusa niyiruhukire kuko n'ubundi umubiri wari uri kumurya Imana mu iruhuko ridashira ngewe mwifurije ijuru mwifurije ahera tu kurusha mu mwijima yego muri ino Imana yirengagize n'ukuri bibi yahakoze basi mwibukiye ku byiza ibimuhembere kuko Dizo mana yanjye umubiri wamuryaga pe wamuryaga bikomeye ya Dizo namukundaga nubwo tutakomeje kukomenikana cyane kubera bira bihe bibi yagiyemo nanjye nyine nkajya mu bintu by'imihanda n'iki nkihugiraho njye burasi nkunda kuvuga cyane ngiye ngaragarira mu bikorwa gusa nukuri Imana imbabare kuba ntarigeze ngera kuri Dizo arwaye nsabye Imana imbabazi urumva ariko bijye biduha n'isomo Jackie nitukicuza umuntu yatashye tujye tubikora akiriho Imana imbabarire gusa sinzibagirwa icyiza Dizo yangiriye nago kuba wakora icyiza nago bivuze ngo utanga amafaranga n'ubumuntu byonyine biba bihagije no guhereza umuntu ukamweka kumwitayo kumukunze ukamubwira amagambo meza y'ihumure nabyo n'ubumuntu nabyo n'ubutwari jewe Dizo mwifurije ijuru mwifurije ahera kana asurize papa na mama abansurize cyane abampoberere kuko simbazi bansize mu isi y'indushyi bansiga mu isi y'amarira bansiga mu isi y'akababaro
bansiga mu isi bikomere gusa ariko byibura kubera isengesho ryabo byibura wenda bansabiye ndacyariho mbasha no kubinyuramo ubuzima bugakomeza. Dizo no kuri Imana ikwakire mu bayo ikwakire mu bwami bwayo nta kindi kintu navuga gusa icyo nize nakize. Uniriye somo byagusigiye cyangwa se oya reka mvuge byakadusigiye je nabibabwiye umubiri ni ubusa ushaka kuba uri ku biro 2 ejo ushaka kuba uri ku biro 120 ejo gapima 40 ahubwo 40 bikeya byinshi ugapima ibiro 2 man hari abapima inusu barahari man je njya mbabona mu bitaro gusa Dizo yapimaga ibiro binga yari wa muhungu rwose watwaraga benzi yiwukamure ukavuga ati wow yagiye apima ibiro bingahe si yapimaga nk'ibiro 10 niba atari 5 mu byukuri rero ikintu byakadusigiye tumenye yuko umubiri ari ubusa kandi hari aha twese byibura basi duce bugufi tugira urukundo tugira ubumuntu tugire gufashanya tugire gushyigikirana tugire gusapotingana ubuzima bukomeza ubunyamaswa tubishyire ku ruhande kuki turi inyamaswa twagabanyije ibi bintu ko ntacyo bizatumarira tukagira ubumuntu basi 2025 tube bashyashya pe abona koshereje mu mbabarire ngiye mboneraho nsaba imbabazi uretse gufuga kino kiganiro niyo natawe uyu munsi byibura umutima wanjye usigara utancira urubanza ngewe nsigaye mbaho nk'umuntu uzapfejo genda bibabwiye ntago mbaho nk'umuntu uzaramba muri ino si oya mbaho nk'umuntu uzapfejo nsabye imbabazi umuntu wese nakoshereje ari nge biturutseho ariko uwo nakoshereje ari we biturutseho nta mbabazi musabye ibyo bintu ni Imana imbabarire ariko nsabye imbabazi umuntu wese uzi neza ko namukoshereje binturutseho nanjye umutima wanjye rwose urimo urabimbwira atari umuntu wakoshereje biguturutseho musabye imbabazi mwese banyarwanda yaba muri bene wacu yaba mu nshuti yaba bavandimwe yaba abo twamitinganye mu byukuri mu gihe ngewe nabo dukorana mu kazi cyangwa abo twakoranye cyangwa iki nabo twakanyujejeho mu gihe ari ngiye byaturutseho kugira ngo tugirane umubano mubi umbabarire nsabye imbabazi kandi ngewe ngira abakunzi nago ngewe ngira abafana nta abafana ngewe ngira abakunzi nta nshuti ngira abakunzi sigaye nzi gutandukanya inshuti n'umukunzi umukunzi ntago yaguhemukira mwoka byaramwe mugira ibihe byiza Uwiteka barinde ndabakunda. Jackie umwaka urarangiye tugiye kwinjira mu wundi mwaka ikindi Imana izagufashe iguhe kuiga kubabarira buri umwe wese nibyo bizagufasha muri ubu buzima kuko Jackie ikintu kiriho uretse gato na Bibiliya irabivuga ngo inzika izuba ntirikarasirira inderirenga ukiraka ikindi Jackie uri kuvuga uti ngewe ndifuza kwigira gusenga nkazakorera nijoro sibyo Imana ibiguhe kandi ese urumva iryo juru waribona gute hari umuntu ugifitiye uburakari ugifitiye inzika ucyumva yuko umutima wawe wanze Imana irababarira ariko naga ari nk'umuntu nyine akiravuga ngo mbere yuko twikiranura banza wikiranure na mugenzi wawe Imana irababarira impamvu ngiye ibyo bintu bivuze ni iyihe umuntu naga azakwima amazi yo kunywa ngo bure kurakara kandi ayafite uzamusabira umugisha wikomereze buretse n'icyo ngicyo bizageza imbere ahubwo avuga ati ese byari bikwiye ko Jackie ansaba amazi yo kunywa nkayamwima ntabwo icyubahiro kubera ko undinze iki kiganiro nkarinda nkirangiza ndi muzima buriya burya no hari n'ukuntu gutyo umuntu yicara agahita ahwera ngewe ndashima Imana kuba iki kiganiro nyirangije ndi muzima Imana ingeze y'amahoro kandi udatukanye ntakoze icyaha ntuvuze ibyiza ntakoze icyaha nta cyaha nkoze Imana ihabwe icyubahiro Imana igumugisha Jackie kandi ukomereze muri uwo murongo ibyiza biri imbere humura sando ngewe umurongo murimo sineze kuzawuhindura n'ubundi nayo nawutangiye ubwo Satani nyine yivanga ariko ntazongera kuntera ajye Imana ijye umukurinda iteka ryose yego ajye agendera kure pe amen.